Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe ubukungu Mapambano Nyiridandi Cyriaque avuga ko bagishakisha impamvu yateye inkongi y'umuriro aho abahungu barara mu ishuri rya Gahima Agape riherereye mu murenge wa Kibungo akarere ka Ngoma. Iri shuri ryafashwe n'inkongi y'umuriro mu masaha ya saa 12 n'igice z'umugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 23 Mutarama 2024 mu gihe abanyeshuri bari mu mashuri basubiramo amasomo. Mapambano avuga ko umuriro waturutse mu cyumba abanyeshuri b'abahungu bararagamo kizwi nka dormitory. Biravugwa yuko ibiryamirwa n'ibindi bikoresho byose byahiye bigakongoka nubwo habaye ubutabazi bwa polisi ishami rishinzwe kurwanya inkongi. Ati umuriro waturutse mu cyumba abahungu bararamo, ibikoresho byabo harimo ibiryamirwa n'ibitanda birashya, nubwo hari bike byabashije kuvamo. Kizimyamwoto yahageze ariko isanga icyumba cyahiye gusa birazimwa kugira ngo umuriro udafata n'ibindi byumba. Ku bw'amahirwe ariko ngo nta munyeshuri wagize ikibazo kuko byabaye bari mu ishuri ndetse n'izindi nyubako nta kibazo zagize. Mapambano avuga ko kugeza ubu bataramenya icyateye iyi nkongi, ariko baza kubimenya kuko REG yamaze kuhagera ikaba iri gukora isuzuma ireba nimba atari installation baba barakoze nabi ikaba ariyo yateye iyo nkongi y'umuriro. Kuri ubu bakaba bari gushakira abanyeshuri aho bari buze kuryama ndetse n'ibiri buze kubafasha kugira ngo amasomo yabo atadindira. Iyi rero ni 7K TV bagezaho amakuru nk'aya yizewe kandi abagezweho. Murakoze cyane.